Sinema nyarwanda cyangwa se filime nyarwanda ni kimwe mu bikunzwe cyane mu Rwanda ndetse no hanze. Ibyo byatumye n'abayikina bakomeza gukundwa cyane, by'umwihariko abakobwa cyangwa se abagore. Niyo mpamvu muri ino video tugarutse kuri top 5 y'abakobwa beza cyane kurusha abandi mu bakina sinema nyarwanda kandi bakunzwe cyane. Turaza guhera ku mwanya wa gatanu nk'ibisanzwe, tujya ku mwanya wa mbere, aho tuza kuhasanga umukobwa mwiza cyane kurusha abandi bose tuzi mu bakina sinema nyarwanda, haba abo twabonye muri ino top 5 ndetse n'abatayigaragayemo. We nta kindi usabwa uretse kubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo umenye neza abo bakobwa abo ari bo. Uraza kutubwira muri comment. Tudatinze reka duhere ku mwanya wa gatanu, aho tuhasanga Dusenge Claire yamenyekanye ku izina rya Madederi, yakunze kugaragara muri filimi nyinshi cyane by'umwihariko muri Papa Sava. Uyu akaba umwe mu bakunzwe cyane bitewe n'uko ari mwiza, haba uburyo aseka, uburyo agenda ndetse n'uko akina filimi cyangwa se sinema nyarwanda, bituma yigarura imitima ya benshi bagakomeza kumukunda ndetse no kumukurikira ku mbuga nkoranyambaga akoresha. Nawe niba usanzwe umuzi cyangwa se ari ubwa mbere umubonye, urabona ko ari mwiza cyane, bikaba byatumye aza kugaragara ko mu mwanya wa gatanu. Dukomeje ku mwanya wa kane turahasanga Inkindi Aisha, benshi tuzi ku izina rya Aisha. Uyu yamenyekanye cyane muri filimi zitandukanye, aho yagiye akinana n'abandi bakomeye cyane nka ba Nyagiso, ba Kiramani ndetse n'abandi. Uyu yakunze gukina filimi agaragara nk'umunyamahane cyangwa se umuntu ugira umujinya cyane. Gusa abamuzi bavuga yuko yitonda, ko ari umuntu ufite umutima mwiza, bikaba byaratumye akomeza kwigarurira imitima ya benshi bitewe n'uburyo afite ubuhanga budasanzwe mu gukina sinema nyarwanda, kandi akaba ari umukobwa mwiza kandi witonda. Nk'uko uri kubibona nawe urabona ko ari mwiza, waba usanzwe umuzi cyangwa se ari ubwa mbere mubonye. Uyu kandi yagiye avugwa mu rukundo n'ibindi byamamare bikomeye, by'umwihariko twavuga nka Murindahabi Irene uzwi cyane nk'umunyamakuru akaba n'umujyanama w'abahanzi. Byakunze kugaragara mu mafoto basangizaga ku mbuga nkoranyambaga zabo bakoresha, bituma bavuga ko bari mu rukundo. Kandi nta mpamvu gushidikanya ko Inkindi Aisha yagakwiye kugaragara kuri uwo mwanya wa kane w'abakobwa bakunzwe cyane kandi beza kurusha abandi muri sinema nyarwanda. Muraza kutubwira umwanya yari kugaragaraho. Dukomeje ku mwanya wa gatatu turahasanga Uwera Judith, yamenyekanye ku izina rya Judy. Uyu afite ubwiza budasanzwe, haba imigaragarire ye, inseko ye, imvugo ye ndetse n'uburyo afite ubuhanga budasanzwe mu gukina filimi nyarwanda, bigatuma akomeza kwigarurira imitima ya benshi mu Rwanda ndetse no hanze, ndetse n'abandi bose bakurikira sinema nyarwanda. Uyu yatangiye akora video zishekeje cyane kandi zishimishije anyuze ku rubuga rwa TikTok ndetse n'izindi zikunzwe cyane akoresha. Ibi byatumye akomeza kwigarurira imitima y'abatari bakeya bitewe n'uko izo video zakomeje kwishimirwa n'abatari bake, byatumye benshi bamukurikira. Nyuma yaho yaje kwinjira muri filimi cyangwa se muri sinema nyarwanda, arakundwa cyane. Uyu kandi yavuzwe mu rukundo n'ibindi byamamare bikomeye, by'umwihariko twavuga nka Kimenyi Tito, nawe ni umukinnyi akaba n'umu-influencer ukomeye cyane. Bikaba byatumye akomeza kugaragaza ubwiza bwe ndetse no gukundwa cyane kurusha uko byari bisanzwe. Bikaba byatumye Uwera Judy tuzi ku izina rya Judith nawe aza kugaragara kuri uwo mwanya wa gatatu w'abakobwa beza cyane kurusha abandi muri sinema nyarwanda. Dukomeje ku mwanya wa kabiri turahasanga Mukobwajana Asifiwe, uyu tumuzi ku izina rya Miki. Uyu ni umukobwa mwiza cyane kandi utuje, witonda kandi ushimwa na bose. Uyu yavuzwe mu rukundo n'ibyamamare bitandukanye, by'umwihariko twavuga nka Regis, aho bakunze gukinana filimi cyangwa se sinema nyarwanda, bavuzwe mu rukundo igihe kinini cyane. Gusa nyuma yaho baje gutandukanya, aho kugeza ubu Mukobwajana Asifiwe ari umugore wa Aga Promoter, aho basezeranye imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amategeko. Ibi byatumye Mukobwajana Asifiwe akomeza gukundwa cyane ndetse no kumenyekana ku rwego rwo hejuru. Uyu kandi akaba afite umuyoboro wa YouTube witwa Mike TV Show, anyuzaho filimi zitandukanye, by'umwihariko twavuga nk'imaze igihe inyuraho yitwa Isezerano ry'ikinyoma. Iyi ni filimi yakunzwe cyane, byatumye akomeza kwigarurira imitima y'abatari bake ndetse no gukundwa cyane. Bikaba byatumye naza kugaragara kuri uwo mwanya wa kabiri. Tugiye kujya ku mwanya wa mbere. Ese ku mwanya wa mbere uratekereza hari kugaragara uwuhe mukinnyi wa filimi? Tubwire muri comment niba utaramwumva, kandi uzi kutubwira muri comment niba ari we cyangwa se niba atari we watekerezaga, utubwire uwo watekerezaga yaza kugaragara ku mwanya wa mbere mu gihe ugiye kuhasanga atari we uhari. Nkwibutsa niba ari ubwa mbere wageze kuri uyu wacu wa YouTube, wakora subscribe, like, share na comment, ukibuka gufungura inzogera kugira ngo utazacikwa na updates z'ubutaha. Dukomeje ku mwanya wa mbere turasanga umukobwa witwa Nyambo Jessica. Uyu yamenyekanye ku izina rya Nyambo, ni umwe mu bakinnyi bakomeye cyane mu Rwanda,
yagiye agaragara muri filimi nyinshi zitandukanye, twavuga nk'iyitwa The Contract ndetse n'izindi. Uyu kandi nawe afite umuyoboro we wa YouTube witwa Miss Nyambo, anyuzaho filimi zikunzwe cyane, byatumye akomeza kugaragaza ubwiza ndetse no gukundwa n'abatari bakeya, mu Rwanda ndetse no hanze, n'abandi bose bitabira cyangwa se bakunze kureba filimi nyarwanda. Ibi nawe yavuzwe mu rukundo n'ibindi byamamare bikomeye cyane, twavuga nk'umubyinnyi akaba n'umwinfluencer witwa Titi Brown, ubu bavuzwe mu rukundo igihe kinini cyane, byatumye Nyambo akomeza kugaragaza ubwiza ndetse no gukundwa. Nyuma yaho baje gutandukanya, gusa n'ubundi Nyambo yakomeje gukundwa cyane ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uburyo atigeze ahagarika cyangwa se atigeze asiba kwigara imitima y'abatari bakeya, binyuze kuri social media platforms akoresha, by'umwihariko izikunzwe mu Rwanda. Bikaba byatumye aza kugaragara kuri uwo mwanya wa mbere. Witwaye nyuma ino video ndagushimiye cyane, nizeye ko gusubscribe gufungura inzogera kugira ngo utazacikwa na updates z'ubutaha.